السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Vanengo wa Islam yabo tugiye gukomereza ku isomo ryacu rya Siratun Nabawiyya, incamake y'ubuzima bwaranze intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cyangwa se mu yandi magambo imibereho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muribuka ko twasoje ubushize turebera hamwe uburyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakoze ibwiriza butumwa. Hanyuma mu mwaka wa mbere uko twabibonye, intumwa y'Imana ikabwiriza ikabona abantu baje kwemera uw'islamu barimo Ali ibn Abi Talib, Khadija, Zaidi, Ayman, tukaza kubona na Abu Bakr igihe yabereye mu Islamu n'abaje kwinjiza uw'islamu. Ngira ngo rero twabonye ko haciyeho imyaka ibiri intumwa y'Imana itabona wahyi, itabona ubutumwa, byaje gutuma benshi mu bakafiri batangira kuvuga yuko Imana yamutereranye, bituma benshi mu bakafiri batangira kugaragaza yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaba yarabeshyaga, ibyo yavugaga byose nta butumwa yaba yarahawe. Twabonye kandi ko banavugaga yuko twabonye kandi ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatumije bene wabo ikabaganiriza ku bijyanye n'uw'islamu, hanyuma benshi bakanga, bikaze kurangira Ali ibn Abi Talib yemeye yuko agomba gushyigikira akarwanirira ishyaka intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ari intumwa y'Imana yise ivuga ati ya Ali, yewe Ali, anta wa shi'ataka, wowe n'abazagukurikira n'abashiya bawe, radiyatan mardiyin, muzishima kandi muzishimirwa n'Imana ku munsi w'imperuka. Twabonye rero ko iyo myaka ibiri yashize, umwaka wa kabiri nta butumwa intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabonye, nta wahyi, n'umwaka wa gatatu bituma abantu batangira kumuvuga nabi, kubona yuko yari umubeshyi, kubona yuko ibyo yavugaga byose yari arimo abeshya, byari ibinyoma gusa. Mu mwaka rero wa kane ari naho tugiye kuganiraho, turabona Imana subhanahu wa ta'ala imara agahinda intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mu isura yise surati Duha, isura yitiriwe agasusuruko. Imana subhanahu wa ta'ala iragira iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Imana iragira iti wadduha, ngo ndahiye igihe cy'agasusuruko, walayli idha saja, kandi mbarahiye igihe ijoro rimaze kwijima. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ntabwo Imana yawe yigeze gutererana, nta nubwo Imana yawe yigeze ikwanga. Ntabwo Imana yawe yigeze gutererana, nta nubwo nyagasani wawe yigeze akwanga cyangwa se ngo akurakarire. Walal akhiratu khairul laka min al-ula, ngo kandi imenya yuko ubuzima bwa nyuma bwo ku munsi w'imperuka ari bwo buzima bwa mbere bwiza kurenza ubuzima bwa mbere bwo ku isi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ngo kandi nyagasani wawe yaraguhaye hanyuma araguhaza ku buryo ugomba kunyurwa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Imana yaguhaye byose kandi ibyo yaguhaye byose ugomba kunyurwa. Imana iti alam yajidka yatiman fa'awa, ntabwo twagusanze uri imfubyi hanyuma tukakurinda, tukagukuza, tukakurera. Wawajadaka dallan fahada, tukagusanga ushakisha inzira igana kwa nyagasani wawe hanyuma tukakuyobora. Wawajadaka ailan faaghna, tukagusanga uri umukene tukagukungahaza. Hano nagira ngo buri wese abanze yumve ko Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yari umwe mu bantu bari abakungu, bari abakire. Hari abantu bagiye bakunda kuvuga ngo Muhammadi ngo yari umwe mu bantu bakennye cyane muri Maka, ariko nagira ngo mvuge ngo abavuga ibyo ngibyo ni abatazi Muhammad. Imana iravuga ngo wawajadaka ailan faaghna, twagusanze ntacyo ufite, twagusanze uri umukene hanyuma tugira gute, turagukungahaza. Nagira ngo nibutse buri wese uri hano ko Khadija yarongowe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kandi amateka tubwira yuko Khadija yari umwe mu bakire ba mbere mu mujyi wa Maka. Yani uko ngo mu bakire babarwaga ku isonga Khadija yari abarimo.
uyu Khadija rero intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam imaze kumurongora intumwa y'Imana, Khadija yafashe umutungo we wose awushyira mu maboko, awegurira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iba ari iwugenga, iba ariyo iwukontorora. Bivuga ngo Khadija yikuyeho umutungo wose awuhereza Muhammad, usigara ari umutungo ugengwa n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abavuga rero ko intumwa y'Imana yari umukene ni ba bandi batazi ibyo ngibyo ko Rasul umutungo wa Khadija yushyizwe mu maboko na Khadija ubwe, Rasul atamuhase atanabimusabye. Imana ikomeza igira iti ngo fa amal yatima fala taqhar, uramenye ntuzigere uhuga wirukana imfubyi ngo uzamaganire kure ubwo zizaza zigusanga. Wa amma sa'ila fala tanhar, n'abasabiriza abasaba nibaza bagusanga ntuzigere ubima ngo basubize inyuma uzabahe. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kandi inema z'Imana yawe uzajya uziganira uzibwira abantu, ubabwira uburyo Imana yagukoreye ibintu bikomeye, wari umukene ikagukungahaza, wari imfubyi ikagukiza, yani wari umuntu usanzwe hanyuma Imana ikakuzamura mu cyubahiro. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam aya magambo rero yaramuhumurije, abona yuko Imana ikimwitayeho, abona yuko gahunda Imana subhanahu wa ta'ala yamuhaye koko itigeze imutererana, koko itigeze imurakarira, ko Imana subhanahu wa ta'ala yabikoze kugira ngo nabura irebe ukwihangana kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kandi kigaragara siri twereka ko Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yabyitwayemo neza, ntabwo yigeze atenguha cyangwa se asubira inyuma mu kwemera kwe. Tubona nanone Imana subhanahu wa ta'ala yabwiye Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ngo fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, ngo tangaza ibyo wategetswe n'Imana yawe kandi uramenye ntiwigere wita ku by'ababangikanyamana. Aya magambo aboneka muri Qur'ani sura 15 aya 94. Imana ibwira Muhammad ngo natangaza iby'Imana yamuhishuriye kandi ntiyigere atinya yita ku by'ababangikanyamana. Ngo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akimara kubwirwa aya magambo yahise akora itangazamakuru, ajya ku musozi wa Safa ahamagara abantu. Niko byagendaga kera, iyo umuntu ashaka gutanga amakuru yajyaga ku musozi wa Safa agahamagara abantu. Abantu rero bahamagaye baramwitabira, baraza baramusanga, abamanura bose abajyana kuri Kaaba. Arababwira ati ese ndamutse mbabwiye yuko inyuma y'uriya musozi hari umuntu ushaka kuza kubagirira nabi, mwabyumva? Baramusubiza bati twabyumva tukanabyemera, kuko tuzi yuko utigeze ubeshya mu buzima bwawe, uri umunyakuri kandi uri umwizerwa. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam amaze kumva ayo magambo ngo Yesu ababwira ati nta kindi rero nabateranyirije ahangaha, ndagira ngo mbabwire yuko ndi intumwa y'Imana bazaniye agakiza kazabagira akamaro hano ku isi no ku munsi wa nyuma. Benshi mu gihe baguye mu kantu bakibitekerezaho, uwitwa Abu Lahabi wari umwe muri base wabo, kandi uyu Abu Lahabi yitwaga Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, murumva ko yari se wabo. Yahise arakara cyane, hanyuma ngo aravuga ngo taballaka ya Muhammad, urakorama yewe Muhammad, ali hadha jama'atana, ibi nibyo waduteranyirije ahangaha kutubwira amagambo y'amahomvu, amagambo y'amateshwa, amagambo aterekeranye. Uyu Abu Lahab akimara kuvuga aya magambo, umugore we ngo we yarakaye kurenza umugabo we, waragenda ajya gushaka ikibuye kinini cyane, igitosho, kugira ngo aze agiture kuri Muhammad cyangwa agitere Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ariko ntabwo byaje kumukundira, kubera ko cya kibuye yagiye kugigeza kuri Muhammad ngo abantu baramufata, ntiyashobora kukimutera. Imana subhanahu wa ta'ala nyuma y'ibi bitutsi Abu Lahab yatutse Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam amusabira korama, nibwo Imana yisishura surati Lahab bakunda kwita Tabati, ni sura y'111 kuva ku aya yayo ya mbere kugeza ku aya ya 5, aho Imana igira iti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tabba, ngo harakorama ibiganza cyangwa amaboko yombi ya Abi Lahabi, ngo kandi nawe ubwe arakorama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, umutungo we ntacyo uzigera umumarira, umutungo yashatse ntacyo uzigera umumarira mu buzima bwe bwose. Sayasla naran dhata lahab,
azashyikira mu muriro wa jahannama ugurumana cyane. Wa mraatuhu hammalata alhatab, n'umugore we n'umwikorezi w'inkwi. Impamvu umugore wagarutse muri iyi sura ni ukubera yuko nawe yunze mu ry'umugabo waramushyigikira ajya gushaka amabuye yo gutera Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imana ikomeza isoza igira iti fi jidiha hablum min masad, mu ijosi ry'uwo mugore Imana subhanahu wa ta'ala yaboshyemo cyangwa yashyizemo injishi. Guhera kuri uwo munsi Maka yose yahise kwiramo amakuru y'iryo tangazo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ayo makuru ntabwo yakwiriye Maka gusa, ngo yaragiye agera no mu nkengero za Maka, biba inkuru ivugwa, biba ibintu abantu bose bagarukaho, abantu bose baganiraho. Ibyo byatumye kuri iryo tangazo gusa benshi bashobora kwinjira ubuyisilamu, kubera yuko hashoboye kwinjira ubuyisilamu abantu bagera kuri 40. Babandi bagezweho n'iryo tangazo gusa, abatari bari bakagenda babwira abantu bati Muhammad yakoze agashya, yatangaje ko ari intumwa y'Imana, bigatuma abantu bagenda bakurikirana bagira amatsiko. Ngo rero byatumye haza kuboneka abayisilamu bagera kuri 40 bose bitabiriye rya tangazo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. N'abatari bahari byabaye ngombwa yuko ayo makuru bageraho, kandi benshi muri bo bazi ko abayisilamu. Ikindi tubona muri uyu mwaka wa 4 ni uko nanone ubu butumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwageze ku bantu benshi barimo Abi Dharr al-Ghifari. Ni muri uyu mwaka wa 4 yabereyeho umuyisilamu uwitwa Bilal ibn Rabahi. Ni muri uyu mwaka wa 4 yabereyeho umuyisilamu uwitwa Khababi. Ni muri uyu mwaka wa 4 yabereyeho umuyisilamu uwitwa Abdallah ibn umuryango uwitwa Abdallah ibn Mas'ud. Ni muri uyu mwaka wa 4 yabereyeho umuyisilamu. Umuryango wa Yasiri wose ni muri uyu mwaka wabereyeho umuyisilamu. N'uwitwa Zinira ni muri uyu mwaka yabereyeho umuyisilamu. N'uwitwa Lubab ni muri uyu mwaka yabereyeho umuyisilamu. Murabona yuko ryatangazo ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam benshi mu Barabu bamaganye, na Abu Lahab akaburyamagana akagiza n'ubwo amutuka, ryagize umumaro. Uyu muvuduko rero w'abantu benshi kuba abayisilamu byatunguye benshi mu Bakoreshi, bafata imyanzuro yo kutoteza abayisilamu kugira ngo bashobore kuba babivamo. Batangiye kubatera ubwoba no kubatoteza, nk'uwitwa Zinira ngo yari umukozi w'iwabo wa Umar ibn al-Khattab. Ngo Umar ibn al-Khattab yaramukubise, ngo yananirwa akabanza akaruhuka, akongera akamukubita, ngo kugeza ubwo yamukubise aza kumukuramo ijisho. Uyu witwa Zinira yabayeho adafite ijisho, yarikuwemo na Umar ibn al-Khattab kubera kwanga ubuyisilamu gusa. Uwitwa Khabab nawe ngo bajyaga bafata ibyuma bishyushye bakabimujomba ku mubiri cyangwa se bakabimutwikisha kugira ngo ahakane ubuyisilamu. Uwitwa Bilal ibn Rabahi nawe nuko ngo yagaragurwaga ku musenyi ushyushye cyane bakawumukurungamo, ngo kugeza ubwo bafashe ikibuye kinini bakimurambika mu gatuza kiremereye cyane, nawe bashaka yuko yahakana ubuyisilamu. Aba bose banze guhakana ubuyisilamu bakomeza kubutsimbararaho, baza kugera ku muryango wa Yasiri, nabo babasaba yuko bahakana ubuyisilamu. Yasiri we yari nyakamwe, yari nyamwigendaho, we bamwegereje umwana ku buryo ngo bamufashe bamuboha umugozi mu ijosi, baramuniga baramuhwanya. Umugore we Sumaya baramufata ngo bamuzirika ku ifarasi, akaguru ke k'iburyo n'ak'ibumoso bakazirika ku yindi farasi, bazerekeza imwe iburasirazuba indi iburengerazuba, ziramushwanyaguza ziramutanyaguza, ngo amaraye barayafata bayashyira umuhungu we Yasiri, nako umuhungu we witwaga Amari bayamushyira mu ijosi. Ni ukuvuga ngo Yasiri apfa atyo anizwe. Umuhungu we Amari bamutegeka guhakana intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Arebye amara ya nyina bamuziritse mu ijosi, ahitamo guhakana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abamaze rero kumureka yaragiye yiruka ngo abwira Muhammad ati ya Rasulullah, nakoze ikosa naguhakanye. Ngo intumwa y'Imana iramubwira iti ese wamakanye uhakana n'Imana wumva umeze gute mu mutima? Ngo Amara aramubwira ati nubwo naguhakanye nkanahakana Imana subhanahu wa ta'ala, ariko numvaga mu mutima wanjye rwose hatuje. Amara aramubwira ati nimba ari uko byagenze rwose mwana wa mama, ntago wigeze umpakana ahubwo uremye. Reka twihute tuvuga ngo rero ni muri uyu mwaka nanone wa 4
benshi mu bantu barimo umugabo witwaga Walid ibn Mughira. Uyu Walid ibn Mughira yahimbye igihimbano gikomeye cyane. Bamaze kubona yuko abayisilamu barimo kugenda bagwira, batangiye guhimba yuko Qur'an ari amagambo y'ibinyoma, amagambo y'abarozi, amagambo adafite shinge na rugero. Uwitwa Walid ibn Mughira yatangiye kuvuga ati reka Qur'an tuzajye tuyikerensa, tuvuga ko ari amagambo y'abarozi. Naho Imana yahise ivuga ngo waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukran wa asila. Imana iragira iti ngo baravuga ngo ni inkuru z'abakera, ngo bagenda bamwandikira uko bwije nuko bukeye. Yani urabona Qur'an batangiye kuyigira inkuru z'abakera, ngo bagenda bandikira Muhammad uko bwije uko bukeye, kugira ngo Qur'an bayitesha agaciro, batangire kuvuga ko ari amagambo y'abantu adafite shinge na rugero. Nanone Imana yongera kuvuga muri Qur'an igira iti wa idha tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha. Ngo baragira Imana iragira iti niyo basomewe zimwe muri aya za Qur'ani baravuga bati aya magambo Muhammad avuga turayumva, twarayumvise rwose, natwe tubishatse twavuga amagambo nk'aya ngaya avuga, nta gisha kirimo, nta gashya karimo. In hadha illa asatirul awwalin, nta kindi Muhammad yigisha uretse inkuru z'abakera batubanjirije. Nanone ngo bakomeza bagira ati qala in hadha illa sihrun yu'thar. Ngo bakavuga bati nanone Muhammad ibyo avuga bayahanzweho n'umurozi gusura aho ngaho, nta kindi Muhammad atubwira. In hadha illa qawlul bashar, ngo nta kintu gishyashya Muhammad avuga uretse yuko ari inkuru z'abantu basanzwe. Reka nsoreze kuri iyi aya Imana igira iti ngo walamma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Ngo nanone ngo barango uyukuri kwamaraga kubageraho, yo bagerwagaho n'imirongo ya Qur'an bagezweho n'ukuri, ngo baravugaga ngo aya ni amagambo, ibi ntabwo ari ukuri, aya ni amagambo y'abarozi, kandi ubu ni uburozi kandi turabuhakanya, turabihakanya amagambo avuga. Nuko ngo rero mu magambo make y'abavandimwe bagira ngo wenda audience kuza kumbanda ndende Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri uyu mwaka wa kane turabona yuko Imana yaramuhumurije imuhishurira aya, n'abantu batangira kugenda bahimba amagambo bagaragaza yuko Qur'an atari amagambo y'Imana ahubwo ari amagambo y'abantu, nta kindi bagamije uretse kuyipfobya. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha, inshallah nibikunda tuzakomeza ku mwaka wa 5. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.